GISA kweli moyo wangu wa uchoma, haki ya Mungu na utesa, wewe ndo nataka maishani, kweli moyo wangu wa uchoma, haki ya Mungu na utesa. Nkuko muri kubona rero ni GISA Cyinganzo n'umukunzi we, aho rero tubazaniye amakuru mashyano kuri TV Rwanda. Nkuko muri kugenda mubibona ni amakuru ali exclusive. Nkuko mubibona rero ni GISA Cyinganzo hamwe n'umukunzi we Yackin. Reka rero tubabwire mu byagiye bivugwa mu makuru cyangwa ku mbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda. Aho rero kweli moyo wangu wa uchoma, haki ya Mungu na utesa, wewe ndo nataka maishani, usikie mbe kwari wowe nihebeye, garukiraho ni wowe rubavu rwanjye. GISA Cyinganzo ngo yaba yihakanye ubukwe bwe cyangwa yaba ari guhakana iby'ubukwe bwe, aho rero haburaga iminsi mike. Ibinyamakuru rimwe byano mu Rwanda byagiye byandika bigira biti arimo gishegesha ntavura. Yackin wari ugiye gukora ubukwe na GISA Cyinganzo yatunguwe no kumva ko bwapfuye habura iminsi ibarirwa ku ntoki. Ni nyuma rero yaho abantu bari kwitegura ubukwe bwa GISA Cyinganzo, umuhanzi GISA Cyinganzo ndetse n'umukunzi we barinde isezerano Yackin bwari butegerejwe rero tariki ya mbere mu Mutarama 2021. Ariko rero amakuru ari kuvugwa nuko ubukwe butakibaye cyangwa bwahagaritswe. Ku mbuga nkoranyambaga ari gukwirakwira inkuru ya GISA Cyinganzo wihakanye ubukwe cyangwa uri kwihakana iby'ubukwe bwe mu gihe rero bwari buri mu myiteguro, dore ko habura Mpore niba narakosheje nsabye imbabazi, ariko ntusige umwamikazi uteye nk'igisabo. Iminsi isaga 16 ngo bube. GISA Cyinganzo rero akigera hanze ya gereza, aho rero yari amazemo muri gereza umwaka urenga, aho yaziraga gukoresha ibiyobyabwenge, yahise atungurana yerekana umukunzi we bitegura kubana akaramata. Bamwe rero batangira kuvuga ndetse banavuza induru no gushyigikira zakurinda ibisamo. Oya ntunsige ni wowe gusa numva nkeneye mu buzima, wowe usiginde usigiye mbe kwa. Bamwe rero batangira kuvuga bavuza impundu no gushyigikira uyu muhanzi wakunzwe kuvugwaho rero gukoresha ibiyobyabwenge, ndetse akaba yaranafunzwe uwo mwaka twababwiye ari nabyo akurikiranweho. GISA Cyinganzo rero yaba atagikoze ubukwe na Yackin. Inkuru rero y'isubikwa ry'ubukwe byavugwaga ko ahanini GISA atishimiye imico y'uyu mukobwa. Bakundanaga cyangwa bakundana bityo akumva atamubera umugore. Ikinyamakuru kimwe cyane mu Rwanda cyashatse kumenya ukuri na nyirabayazana y'isubiko ry'ubukwe bwe, niko kuvugisha impande zombi. GISA Cyinganzo aganira n'umunyamakuru ndetse yavuze ko nta byinshi yabivugaho, akemeza ko rero ari inkuru mpamo. Ati iby'ubukwe nibyo ariko ubu nta byinshi nshaka. Ni wowe rubavu rwanjye,
kubivugaho tuzavugana byinshi nyuma. Uwo rero ni GISA Cyinganzo. Barinde isezerano Yackin rero wari witeguye kubana na GISA Cyinganzo ku ruhande rw'umukunzi we ari we Barinde isezerano Yackin wari witeguye gukora ubukwe. Yerekanye ko yatunguwe n'ibyo yabonye yewe n'ibyo yumvise ku bukwe bwe butakibaye mu magambo. Rero ye yagize ati ngewe inkuru nanjye nazumvise gutyo ndatungurwa uko rero wabyumvise nanjye niko nabyumvise. Yakomeje rero agira ati nahamagawe babimbwira gusa sindaganira nawe. Avuga GISA ngo abimbwire gusa hari ababibonye. Niba narakosheje nsabye imbabazi ariko ntusige umwamikazi uteye nk'igisabo. Yabipostinze we ubwe ubwo barampamagara. Urumva ko rero byerekana ko ari byo nimba yarabitangaje cyangwa yarabishyize hanze sinabihakana cyangwa ngo mbyemeze neza, ubwo azabimbwira ntituraganira. Twavuga ko rero arimo gishegesha ntavura, aho rero zakurinda ibisabo. Oya ntunsige ni wowe gusa numva nkeneye mu buzima, wowe unsiginde ukoresheje umugani kuko ahanini bawuca iyo babonye ikintu runaka kitakibaye bitewe n'impamvu runaka zabyitambitsemo. Ngero nko muri kugenda mubibona ni save the date y'umuhanzi GISA Cyinganzo ndetse na Yackin. Ngahera amakuru tubafitiye hano kuri RTV Rwanda. Reka ngusabe gukora subscribe utarayikora ndetse n'abayikoze ngushimire. Aho rero tuzakomeza kubabera tugakomeza kubakurikiranira byinshi kuri GISA Cyinganzo.